babyeyi muri hano mutabare musengera abakobwa bacu. Dufite abakobwa tudafite impact. Turabyuka saa 5. Roza we icyayi cyabonetse, umukobwa muzima ubyuka saa 5 akajya muri salo, inzara akaza sinakoropa kubera inzara, kandi akaza gusa man ndashaka umugabo ukora muri banki, ufite imodoka, wakoze gym, afite igituza. Uwo mugabo ntawe ubaho. Babyeyi muri hano mutabare musengera abahungu bacu. Uyu munsi umuhungu wa 30 arabyuka asaba igikoma mu rugo kwa papayi na mamayi. Ibi ni ibintu biri muri no Kigali. So najya mbabwira ubutumwa bwiza ntago babuvuga, ubutumwa bwiza barabuba. Iyo tuvuga Kristo ufite agaciro si uwo wamenye. Kristo ufite agaciro n'uwahindutse ubuzima mu buzima bwawe. Icyo tugomba guhindura ni twebwe inside kuruta uko duhindura imibiri. None dore ikibazo, kuki tumakia imibiri, kuki twambika imibiri kandi umuntu atari umubiri, umuntu ari ikimurimo. Nimba hari ikintu tubuze mu itorero, turavuga cyane. Buriya mbere ko dukubita Satani, mbere yuko dukubita karande, mbere ko duhamagara n'ibindi, ni twebwe kibazo mu isi y'umwuka kuruta. Ibintu twaciyemo hahise hacu ntago biri hanze yawe, biri muri wowe. Reka dusome umusomyi mwiza dufashe. Hari umuvandimwe mirukano ajya kudusomera karyoha sizi. Hagira undi udusomera nta kibazo. Danieli ibice 11 turahera ku murongo wa 32. Amen. Danieli ibice 11 turahera ku murongo wa 32. Abiteguye kumva ijambo ry'Imana tuvuge ngo amen. Bakiva dushakira nabibonye baranabimbwiye ko turi mu mwaka cyangwa se muri mu mwaka w'impinduka. N'umwaka w'impinduka. Amen. Kandi muzazibona mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. Narivuze ngo muzazibona mu izina rya Yesu. Rero iyi topic ni ndende cyane, ndaza kubwiriza iminota mikeya cyane, ntago nza kubarambira, sinkunda kwica amasaha. Ariko iyi ni topic nziza kandi nk'ubuzima bw'umukristo. Uzi impamvu? Mu nkurikiro gatoya mukanya turasoma nta kibazo. Iteka y'ubuzima bwa gikristo butarimo impinduka, ubwo buzima burabowaringa, cyangwa se ubwo buzima ubuzima butagira impinduka, ubwo buzima burabiha, sibyo? Niyo mpamvu Imana yashyizeho ama system cyangwa se system zidufasha guhora tuva mu bwiza bumwe tujya mu bundi. Tuvuge ngo amen. Na Bibiliya avuga tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. Mu yandi magambo, iyo ugumye mu bwiza bumwe hari igice cy'Imana utamenya.